bituma account yawe iba verified none ukanongera na za token zawe. Umva muri make okay, ndakeka mwese muri amahoro, umunsi wagenze neza muri amahoro. Ganiraho turebe turafata umwanzuro kuri ba bandi bifuza yuko twari hamwe Sidra ikiri kujya mbere ni iki. Reka kugira mu Kigali mubona bamwe babeshya just hamwe na hamwe, ariko dufatira hamwe umwanzuro dusuzuje no kubivugaho. Kugira nawe ubwawe unabanze uri amafaranga yawe ugiye kuyashyira cyangwa just ushobora kuyatanga niba hazavamo ikintu gifatika. So kuri analysis yanjye nawe ushiye ku byawe bitewe n'umufuka wawe cyangwa kwa na token zawe ufite, ariko ngiye kukurebera hamwe ibyo nabashije kumenya kuri ibi byo gutanga 20,000 bya KYC. So mwihangane ntabwo ndatinda. Mbere na mbere KYC yakorwaga mu buryo bw'uko wasubmitingaga document zawe wa just nyuma y'ukwezi amezi abiri ukabona yuko bayi verified bikarangira ugatangira gukora swapping ukanagurisha kuri black market cyangwa ukazohereza umuntu bisanzwe. Ariko ubu ngubu siko bikiri. Ubu ngubu buriya buryo just ubwo mu ndani ntabwo bukunze ntabwo bikunze kuba gukunda yuko uba verified. Ubu ngubu ni ukwegera aba validator bari hirya no hino, ariko ndi kuva mu Afrika ni ibihugu bibiri gusa, ngo n'u Rwanda n'ikindi gihugu nazi. Okay, ariko twebwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So mu Rwanda harimo validator, ntabwo nzi umubare, ntabwo nzi abo bemeje ko nigeze kubona umwanya yandikira uti ngo mu validator nyohereza abantu ngo mbafashe ngo make 15,000. Ndavuga uti ngenda mwihora namusubiza kugira ngo ndibe niba ari serious azanamamagare no kuko bini biyo nakoze genge no kumureba aho kugira ngo mfate abantu bohereze ku muntu usanga bari amafaranga kuko uruheje abantu 10 abakuriye ku 15 umva ni 150 kandi amafaranga yabereye ni menshi cyane. So nabwo ngiye kunsubiza ndamwenda just mvuga yuko uyu ngoyo bishoboka yuko aba ari umusikama cyangwa umuntu ubeshya ko buryo umuntu ushaka bakirana none aho kanya tabona gusubiza. So rero katurebere hamwe noneho ikindi kibazo gihari. Abantu bakirwaho n'abandi nanjye ubwo nyine ntabwo bashyizweho sinzi ko banagiyeho, ntabwo nzi banakoze na application yuko bashyirwa byo ntabyo nzi pe n'ubimbaze. Noneho uburyo buhari bwa online bw'uburyo ngo utanga amafaranga online ngo bakora validation nabyo ndabyumva uko nguko nawe nguko ubyumva, ariko wowe ushobora kurangaho hari mu admin wumva abikora bitewe n'igihe no mwanya unamwizeye sava simbizi, ariko ngiye kureba kuri bamwe noneho bavuze ati ese tuyatanga ko twagiye kubareba tugenda batudukoreye namwe nibikunda abandi bashaka yuko just bikunda bitewe na analysis ngiye kubaha nibikunda nanjye yuko benda mpora n'umuntu uri serious benda cyangwa umuntu wa nyawe ubikora ntabwo nzabaha update babwira uti mugani kanaka mu musanga ngaha kuri biro hana just angakora mugenda bakorere. Okay, rero dore ikibazo hano kiri byanumva ngo ni 20,000. Yego ntabwo ndi ko wari ubyumva abandi ngo 15 ariko tukadufata 20,000 nkaho ari amafaranga y'ifatizo. So ibyo 20,000 byawe ugiye kureba ubundi ku muntu uvuga uti mu mibare yanjye ndabona ari menshi, nibyo pe ni menshi ku mafaranga kuyatakaza kuri KYC ko ngoko, ariko se ni menshi kuri umuntu umeze gute? Ni menshi ku muntu udafite coin, muri make umuntu ufite coin nyeya amafaranga ni menshi, ariko umuntu ufite coin 600 700 ntago ari menshi. Impamvu nta yindi 20,000 ngo utigera ugaciro ka Sidra kuri black market. Sidra kugura amafaranga 60 ubu ngubu, hari nawe ari kuyigura kuri 50 kuko dufite kuri 60. Urumva mu 20,000 turebe neza mu 20,000 harimo Sidra 334 334 uraza kureba yuko ushobora kuzimayininga kaze tubirebe neza. Ushobora kuzimayininga mu minsi 167. Iminsi 167 guys, harimo imibare myinshi cyane. Hari iminsi 167 harimo amezi, urabona harimo amezi 5 n'iminsi 5. Urumva muri make ibyo 20,000 byawe ushobora just izo token zirimo ushobora kuzimayininga amezi 5 n'iminsi 5. Urumva icyo kintu ukuntu kimeze mu mibare guys, mujye mwizera imibare ntabwo ari ikintu kigoye, ibintu bikangaye cyane. Gaze bigusubiremo neza 20,000 byawe harimo token 334 kugira ngo ubyumve neza. Ushobora kuvuga uti uso bafite 20,000 ngajya kugura Sidra kuri black market, ibyo pe ushobora kubona token 334 ukazibika just kuri wallet yawe yaba MetaMask cyangwa Trust Wallet ukazibikayo. Ushobora kuba gusa ni muri Web3
birakunda kuzibikayo, ariko ubaye verified ugatanga 20,000 izo tokeni wazimayininga mu mezi 5 n'iminsi 5. Bishatse kuvuga yuko mu mwaka wose ushobora kumayininga tokeni hafi 600 kuzamura. Urumva uko kintu ukuntu kimeze, kandi ntabwo tuzi igihe sidra izagera ku isoko. Ntabwo ari uyu mwaka pe, n'umwaka utaha nabwo biragoranye yuko just 2023 nabwo ko yajya ku isoko, ariko 2027 ho birashoboka. So niyo mpamvu nakubwira uti wowe gendeye kuri iyi mibare, aho kugira ngo uvuge uti wowe limite uvuge uti ndafata 20,000 njye kugura sidra 334 ndekera aho ngaho, sinongeye kumayininga ziri ebyiri batanga ku munsi, kuko ku munsi tubona sidra ebyiri. Ahubwo icyiza utwo duke twawe ufite 300, 200, 400, genda utanga 20,000 byawe, kuko njya numva ngo banabaninga izindi 100. Urumva niba ufite 300 urasigana sidra 200, unabaye 20,000 ube verified, ukomeze mayininge izo uzajya ubasha guswapinga, kuko just ubu ngubu ujye kuyigura n'ibyo wayigura ukabika, ariko ntabwo guswapinga izo uri kumayininga ntabwo byakunda utaraba verified. Rero kugira ngo wilimite usange ibyo kuri 2027 ushobora kuzagezayo pe ugifite za 334, kandi uba ufite ubushobozi bwo kuzigezayo kandi ufite ayo mafaranga. Icyo nakubwira cyo nuko fata ibyo 20,000 byawe ugende, numara kugenda just bakuverifying, just account yawe ibe verified, nusoza mu mezi 5 n'iminsi 5 bya 20,000 byawe uraba bigaruje bitewe n'agaciro sidra iri ku isoko, just iriho ubu ngo ku isoko. Hari ibyo bintu uzasanga wenda yarazamutse cyangwa yaramanutse, kuko isoko nawo nta muntu urigena, nijye ubwajyo ryigena. So urumva rero ko rero wowe kakwirimita, kuko mu mezi 5 n'iminsi 5 waba ugaruje amafaranga yawe 20,000, nicyo nshatse kukwereka yuko waba uyagaruje, noneho ugatangira no kongeranya za zindi. Urumva muri make 20,000 byawe bituma account yawe iba verified, none ukanongera na za tokeni zawe. Urumva muri make umwaka utaha nko mu kwa 2, kuko turi mu kwa 8, just kwa 8, kwa 9, kwa 11, mu kwa 12. Urumva ko mu mwaka utaha mu kwa 1 waba utangiye kongeranya muri za tokeni 334 waba ufite. Urumva yuko wari gusatira tokeni 500 ukomeje mayininga buri munsi biri constantly. So nibyo ngibyo nakubwira bya kuyatanga, kuba gusa ujye kuyatanga kwa bantu bazimuzi yuko uravayo babigukoreye neza cyane kuri biro yawo niba muhazi, ariko nanjye nimba nzabahabwira ko nanjye simazi sindahagera. Okay, ariko kuri babandi bavuga uti turahazi just tubwire niba twabikora mu bikore, kuko ntabwo uri mu gihombo. Statistics ndabikweretse yuko mu mezi 5 n'iminsi 5 waba ugaruje amafaranga yawe 20,000 biturutse muri tokeni za sidra, kuko umunsi batanga ebyiri, noneho wowe ugakomeza umayininga uri kongeranya izo tokeni zawe, ku buryo listing azajya kugera ufite mu tokeni zawe nyinshi cyane pe. So stay tuned, nubwo butumwa nashaka kugira ngo mbahe